Muraho neza abakunzi ba NJD. Uyu ni umuyoboro ubagezaho ibintu byinshi bitandukanye. Intero yacu ni ibyishimo byanyu ni inshingano yacu. Uyu munsi rero tugiye kwiga imvugo y'Ikinyarwanda. Imvugo y'Ikinyarwanda igira iti n'agato kava kwiguye. N'agato kava kwiguye. Mbese ako kantu nagaki? Mbese iyo ngiyo iguye ni inki? Reka tubirebe rero kugira ngo tubyutse Ikinyarwanda cyacu. Buriya hari imvugo ziri kugenda zibura, ziri kugenda zibagirana kandi bidakwiye. Urubyiruko rwacu rero dukwiye kwiga imikoreshereze y'imvugo z'Ikinyarwanda. Uyu ni umugani rero uvuga ngo n'agato kava kwiguye. Iyo bavuga ngo n'agato kava kwiguye, twabanje kwibaza ngo mbese ako nagaki? Ako ni akanyama. Ni akanyama baba bari kuvuga, akanyama gatoya. Iguye yose ni inki, iyo ni inyamaswa. Noneho rero twanakwibaza tuti ibi byavugwaga ryari mu Kinyarwanda cya kera? Iki ni igihe Abanyarwanda babaga bagiye guhiga, hanyuma bagafata inyamaswa, iyo bayigarikaga bakayica, icyo gihe bavugaga yuko iyo nyamaswa iguye. Iyo bayifataga bakayigarika bakayica, icyo gihe rero barayibagaga, hanyuma bakayikuraho iki? Inyama. Noneho iyo bavugaga bati n'agato kava kwiguye, babaga bashaka kumvikanisha yuko hatabayeho kugwa kw'inyamaswa ngo igarikwe, yicwe, ibagwe, ako kanyama gatoya katashobora kuboneka. Bivuze iki rero? Ni nkaho umuntu reka tuvuge wenda nk'umuhigi, birashoboka ko umuhigi yagendaga akazana akanyama gatoya akagahereza abasanze mu rugo, undi bakamubwira bati kuzajya akanyama gatoya byagenze bite? Noneho wa muhigi agahita ababwira ati nyamara aka kanyama nuko muri gukita gatoya, ariko iyo tutica inyamaswa nako ntabwo kari kugira gute? Ntabwo kari kuboneka. Niyo mpamvu Abanyarwanda bagira bati n'agato kava kwiguye. Mu mikoreshereze isanzwe rero twakwibaza tuti hatabayemo ibyo by'ubuhigi, tumaze gusesengura umugani mu buryo busanzwe. None se tusesenguye umugani mu buryo bw'imikoreshereze yabwo, mu yandi magambo mu buryo bw'isesengura nkomoko turabirangije. Noneho tugiye kureba ese turi kuwukoresha mu buryo busanzwe tuba dushatse kuvuga iki? Abanyarwanda iyo bavuze ngo n'agato kava kwiguye, baba bashaka kuvuga bati ibi bintu ureba nubwo ubigaya, nubwo ari bikeya, ariko byadusabye imbaraga nyinshi kugira ngo tubigereho. Bivuze ngo haba hari ibintu byakozwe bikagerwaho, ariko ubireba ntabishime akabigaya, cyangwa se haba hari ikintu cyatanzwe ariko ukireba ntagishime. Iyo atagishimye rero, wa wundi nyagukora igikorwa cyangwa se wa wundi nyagutanga uwatanze ikintu aravuga ati shabyihorere wibigaya, kuko n'agato kagira gute? Kava kwiguye. Niho kuvuga ngo nubwo uri kubigaya, ariko nyamara byansabye imbaraga nyinshi kugira ngo bigereho. Reka turebe noneho ingero z'aho twakoresha uyu mugani ugira uti n'agato kava kwiguye. Ahambere nshobora kwitangira urugero rwanjye. Niba nk'umuntu aje akaguhereza amafaranga, wenda wari ukeneye 10,000, yarangiza wakaza akaguhereza 1,000, ukacyakira ukamubwira uti urabona 1,000 kiri bumarire iki? Ashobora guhita akubwira ati byihorere n'agato kava kwiguye. Reka turebe izindi ngero.
none se mwana wanjye ko ndebe utashye kare bigenze bi rwose papa ibintu byakomeye ku ishuri baranyirukanye ngo nza gutwara amafaranga y'ibiryo igihembwe gitaho urabizi ntabwo twayatanze kandi nayo iki ngiki ntiturayatanga aryo ubwo nangaye tubarimo tuberemo amafaranga 21,000 by'iki gihembwe dore urabona turi mu bizamini ni amafaranga 21,000 by'iki gihembwe n'ay'icyashije rero barambwiye ngo ndo amafaranga y'iki gihembwe ngende nkora ibizamini ubwo ngubwo ndi muzamujya kuyivuganiraho ubwo se amafaranga urareba nayakura hehe ko n'ubu ngumve yo gushaka akazi ko guhinga nkaba nanakabuze ewe reka ndekane nawe nigende ewe kanjye mu nzu ndeye ko hari amafaranga nabona navuye guhingira ejo ariko ubwo uzirikane ko uyu munsi tutari buze kurya nanjye ubwo reka nkutegereze ngangirira vuba vuba ndebe ko ari ikintu nagira ku ishuri ngireyo nsanga ibizami bitaratangira byibuze ese arayibonye yabonye ubwo nangaye manze ze nkubarire 1 2 3 500 wanya amafaranga 1000 ese papa amafaranga 1000 yonyine aramara iki akira amafaranga 1000 ugende ubabwire ngo nayambonye rwose ntabwo bayemera erega nagato kava kwiguye cya kwishuri akose ubu bazongera banyirukane niba kwirukana uzishe munsi y'intebe gute uzapfundike umutwe wa munsi y'intebe maze ibindi uzagaruka nyuma aya mafaranga ntabwo bari buyemere rwose aya mafaranga ntabwo bari buyemere ya kwiga erega nagato kava kwiguye okay kanigende akibyo bintu naga usoma amafaranga 1000 ku mafaranga 21 warebye ukuntu wabigenza ya kwiga sa kindi izaba ibyara ikindi ubabwira uti agato kava kwiguye na telefone ugira biragenda bi genda wowe nzaza tubyivuganira nta kibazo reka ngende bakugisha murakoze cyane ndahamya nashidikanya yuko twasobanukiwe umugani w'ikinyarwanda uvuga uti n'agato kava kwiguye